Imana irababaye. Abantu bari kwikakaza ngo ni umuhanuzi ngo afite amavuta, ngo Satani se ngo yaca he, ngo yakinjirira hehe. Ndagira ngo mubwire ngo nuguma kwikakaza se wishize hejuru, Imana ize kumushyira hasi ku buryo buri muntu wese azamubona akabona ko ari hasi. Imana irimo irababazwa n'abantu yahaye umwuka wera barangiza bakawukoresha iby'ingano zabo. Iri kumbwira ngo ingororano zabo bamaze kuzibona. Imana ifite agahinda k'abantu bari kuyibesera ngo yavuze itavuze. Imana ifite agahinda kenshi. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bacunga izamu ryabo. Igihe tugezemo nicyo gucunga, buri muntu wese ni ugucunga izamu. Bene data munabane n'Imana, agume uko yahamagawe, yambara intwaro zose z'Imana, atagira umutwaro ikamba rye. Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya, abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana, ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Iby'umwuka abwira amatorero, igihugu kigacunga izamu ryacyo, nta gihugu kirindira ikindi. Oya, ahubwo igihugu gicunga izamu ryayo kigahagarara ku birindiro. Ese muvandimwe, inshuti yanjye, uhagaze ku birindiro neza? Ese uri kurinda ibirindiro byawe? Satani afite amacenga menshi. Uwiteka ari kutubwira ngo niturangara akadutsinda ibitego. Nurangara umwanzi arakwinjirana mu rugo, umwanzi arakwinjirana aho ukorera umwanzi akwinjirane kuko warangaye. Satani afite amacenga menshi. Satani ari kuza agateza umwijyane mu ngo kuko abantu bananiwe gucunga amazamu yabo. Ducunga izamu ryacu. Nucunga izamu ryawe neza, nanjye ngacunga izamu ryanjye neza, nta mwanzi uzakwinjira. Ducunga izamu ryacu neza, tugahagarara ku birindiro, tukongera tugasenga nk'uko bikwiye, tukareka umwuka aravuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nshuti zanjye, mureke ducunge izamu ryacu neza. Niducunga izamu ryacu neza, Imana irababaye, irimo iratubwira, irimo iradukangura ngo nimukanguke ducunga izamu ryacu neza. Izamu ryacu, umudamu acunga izamu ry'urugo rwe mu matorero. Imana irababaye, abantu barimo barajyanira amatorero, barimo barajyanira amaturo. Ariko amaturo azatugeza kuki? Abaririmbyi buri muntu ari kwikakaza ngo niba uririmba neza, ibyo nta kintu bizakugeza. Nudacunga izamu ryawe neza, urasigaye, uratakaye, urasigara inyuma. Nudacunga izamu ryawe, rinda ururimi rwawe kuruta ibindi byose. Amaso yawe wiyarebesha idakwiye kurebwa, wikandarika amatwi, wijarajaza umutima, ahubwo kora intumbiro, gumana n'Imana. Dore abantu benshi basigaranye indimi, basigaranye gutitira. Mwuka wera yaragiye, umwana yaragiye, basigaranye ingobyi. Mwuka wera yaragiye, mwuka wera ntakiba mu bantu, asigaye ahantu hakeya. Nucunga ibirindiro byawe neza, gacunga izamu ryawe, igihugu kigacunga izamu ryacyo, nta ntambara zizaba mu gihugu. Niducunga izamu ryacu, tureke kwimura Imana mu mitima yacu. Umuntu asigaye arasengaga ari hasi, yamara kugera hejuru mbese akasigaye avuga ati njye narashubijwe. Nibyo warashubijwe, ariko ibyavuye ku mavi birindishwa amavi. Inshuti yanjye, utabona usigaye wambara igitenge cya magana angahe, uba mu nzu igeretse kangahe, utegura amasorori magana angahe. Tubahaye ikaze buri mwese mukurikiye Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe uhereye ku mpera z'isi zitandukanye. Niba iwanyu ari mu gitondo, gira igitondo cyiza. Niba ari nijoro, gira ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu, tubifurije ubuzima buzima, tubifurije kubaho neza muri Kristo Yesu. Kandi tuba tuvuze ngo dufite amahoro mu mutima, Imana yaguhe.
hanyuma wari urwaye Imana igukize, wari ufite wahuye n'ibyago cyangwa se ukaba urwaje Imana igukiriza burwaje, kandi wowe wahuye n'ibyago Imana igukomeze. Hanyuma nk'uko twababwiye ko tuzajya dufata igihe tukabazanira abatumirwa batandukanye, uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi tubona uteze neza kandi aje Imana yamutumye kuri channel cyangwa se kuri studio Ziramiro TV. Hanyuma tudatinze twagiraga ngo twakire uyu mubyeyi abanze asuhuza abantu bakurikiye Iramiro TV. Yego murakoze, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Nishimiye kongera kubana namwe. Hari ibintu nyine biba ngombwa ko umuntu amara igihe atongeye guhura n'undi, ariko nishimiye kongera kubabona. Amen. Imana iduhe umugisha. Hanyuma umubyeyi tugiye kubana n'uwo uwo tugiye ku Imana idutumyeho n'uwo nguwo. Hanyuma atera agatebe twumve iki Imana idutumyeho. Utarakora subscribe kugira ngo uyikore, share, like, comment, sangiza n'abandi. Hanyuma ibitekerezo byanyu cyangwa se comment mwandika tujye dufata igihe tukazicishamo amaso tukazisoma. Hanyuma uyu mubyeyi niwe tugiye kubana Imana idutumyeho kandi aje yapfunyitse. Turagira ngo mukanya tuze kumuha akanya akureho urukoma atangira tuvungurire ku by'Imana yamudutumyeho, kandi impamba yaje atuzaniye nitwe yayizaniye, ntago ari wayizaniye ahubwo nitwe yayizaniye. Hanyuma ndagira ngo ntago bibwiye niba ngo wibwiye abantu urabasuhuje ko ntago bibwiye. Ndagira ngo mfata akanya ubanze ubwira abantu kurikiye Iramiro TV bamenye uwo ari we tugiye kubana muri aya materaniro. Yego murakoze. Amazina ni Mpawenimana Claudine, ndi umugore, mfite umugabo n'abana babiri, ndubatse, nanjye ndi umugenzi ujya mu ijuru. Yego. Uri mama w'abahungu n'abakobwa cyangwa uri mama w'abahungu? Ni mama w'abahungu gusa. Gusa n'agakobwa turagategereje ejo bundi hazaza. Imana izakaguhe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma uyu mubyeyi urabona adafite Imana ra? N'ukuntu ari guseka ndabona afite Imana rwose. Uko byaza kose yaje ku Iramiro, Imana yamupfunyikiye. Hanyuma mukanya ndagira ngo tuze kuguha akanya udukurireho urukoma, utangire utuvungure cyangwa se uduhe kuzi Imana kudutumyeho, kuko ntago waza ku Iramiro TV udafite icyo waje upfunyitse. Hanyuma mbere yuko tuza kumva ikintu waje upfunyitse, reka tuduhe Imana ikaze na karibu. Ndabizi uba wasenze, ariko nanone nise kugira ngo abantu tugiye kubana muri iki kiganiro imitima yabo ibohokere kumva ijambo ry'Imana. Yego, reka dusenge kugira ngo dutumire Yesu cyangwa se Mwuka Wera azabane natwe. Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimiye iyi saha, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ibintu n'ibitangaza ukora, tugushimiye yuko waturamukije amahoro tukaba tukiri amahoro n'izi saha, kuko hari benshi twaramukiye rimwe ariko izi saha hari abari kwa muganga, hari abo bagiye gushyingura, ariko Mana turagushimiye yuko wagize neza twe ukaba uciturinze. Rero aha turi kuri iyi channel turagutumiye ngo uzabane natwe, turaguhamagaye ngo uze udushyigikire. Nyiringabo Imana, ijambo ryawe rize ribane natwe, turakwinginze cyane ngo nurice mu gutwabwa rihinguke mu kundi. Mana, abantu bagiye kumvira ijambo ryawe rigira aho ribakura n'aho ribashyitsa, ndahamagara Mwuka Wera ngo aze abemeze, kuko njye nta mbaraga mfite zakemeza abantu, ahubwo Mwuka Wera niwe uza akemeza abantu. Turagutumiye ngo uzubane natwe. Rero twamaganye kirogoya zose mu izina rya Yesu, duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera ngo byururukire muri aka kanya tubane. Nyagasani Imana, turagusabye ngo uze udushyigikire, uganze, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma urakoze cyane kudusengera. Hanyuma mubyeyi, harya uri umukristo? Yego. Sengera he? Meranira muri ADEPR. Okay, ibyo birahagije. Imana ishimwe. Birumvikana ko umukristo urakijijwe. Nagira ngo numve ko harigeze ngo umuntu azahana ariko atari umukristo. Tuzi indi mico mibi cyangwa se afite izindi mico mibi. Yego, nta muntu ureba mu mutima, ariko imbuto umuntu yera nizo zigaragaza. Yesu yaravuze ngo bazahanura, bazabwiriza, bazaririmba, bazayobora ari benshi, ariko abo bose bazabitirira izina ryanjye, ariko muzamenyera ku mbuto bera. Shobora ngo akari ku mutima gaseseka no ku munwa. Hanyuma muzeyi, tudatinze kugira ngo ntaza gumya gupfukirana kandi uje
ufite impamba y'iby'Imana yagupfunyikiye, nagira ngo tuguhe akanya utubwira icyo Imana ikudutumyeho. Yego, muri iyi minsi hari mesaje Imana yampaye, yego, ngomba kubwira abatuye isi yose bakava mu byo bibwira bakagarukira umwami. yego, Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bacunga izamu ryabo. yego, Igihe tugezemo nicyo gucunga, buri muntu wese ni ugucunga izamu rye. Yambwiye gutyo ngo mbwire abantu buri muntu wese acunga izamu rye, baragucungisha mugenzi wawe, ahubwo n'uwo nawe acunga izamu rye. Byaciye mu ndirimbo, niyo mpamvu ngira ngo mbanze nyiririmbe, ubundi tuganire maze kuririmba iyo ndirimbo kugira ngo byumvikane neza. yego. Bene data umunabane n'Imana, agume uko yahamagawe, yambara intwaro zose z'Imana, atagira umutwaro ikamba rye. Bene data umunabane n'Imana, agume uko yahamagawe, yambara intwaro zose z'Imana, atagira umutwaro ikamba ryiwe. Ufite ugutwi ngaho niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya, abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana, ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Cunga izamu ryawe, nanjye cunga iryanjye, twambare gukiranuka, twambare intwaro zose z'Imana, hatagira udutwara ikamba ryacu. Cunga izamu ryawe, nanjye cunga iryanjye, twambare gukiranuka, twambare intwaro zose z'Imana, hatagira udutwara ikamba ryacu. Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya, abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana, ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya, abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana, ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo. Cunga izamu ryawe, nanjye cunga iryanjye, niturangare tadutsinda ibitego. Dore umupira uhagaze mu kibuga, kandi abakinnyi bari gukina. Dore Satani afite amacenga menshi, niturangara tadutsinda ibitego. Cunga izamu ryawe, nanjye cunga iryanjye, niturangara tadutsinda ibitego. Dore umupira uhagaze mu kibuga, kandi abakinnyi bari gukina. Dore Satani afite amacenga
amacenga menshi niturangara dutsinda ibitego ufite ugutwi ngaho niyumve ibyo umwuka abwira amatorero Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana ariko mwana wanjye bene abo ngabo tubatera umugongo ariko mwana wanjye bene abo ngabo tubatera umugongo Pawulo abwira umuhungu we Timoteyo ati dore hazabaho ibihe birushya abenshi bazaba bikunda birahira badashima bagambanirana ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo ariko mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo ufite ugutwi ngaho niyumve ibyo umwuka abwira amatorero haleluya haleluya Amen. imana ishimwe Amen. haleluya Amen. uyu muririmbyi cyangwa se ubutumwa bujya kuza bwamanukiye muri iyi ndirimbo namwe murayumvishije mwumvishe ukuntu byari bimeze Pawulo yabwiye umuhungu we Pawulo yaritegereje arareba yibaza ibintu byinshi mbese nyine abona mu gihe kizaza hazaza ibihe birushya abantu benshi bamwe bazaba bikunda abandi bakunda imiya abandi bakunda birarira bikakaza arangije abwira umuhungu ati mwana wanjye bene abo ngabo jya ubatera umugongo rero muri iyi minsi ntabwo abantu turi gutera umugongo ahubwo turi kubitumbira turi kubireba turi kubona abantu bari mu nkozi bari gukora ibintu bibi ariko kugira ngo tubitere umugongo tubinyererekere tugende ahubwo natwe tukajya imbere tukajya kureba uko bimeze nyamara Pawulo yabwiye umuhungu we aravuga ati mwana wanjye abo ngabo ibimeze nk'icyo jya ubitera umugongo Uwiteka yarambwiye ngo mbwire buri muntu wese acunga izamu rye nshuti yanjye tugeze muri cya gihe cyo gucunga izamu buri muntu wese agacunga izamu rye niyite ngo bimeze gute ntabone runaka bimeze ngo ajye oya cunga izamu ryawe mu mitima wawe ese mu mutima wawe umeze ute mbese kuri kujya gucira imanza mugenzi wawe umucira imanza ngo ameze gute uri kumutaramana mu bandi ubundi wowe icungiza umuntu aje kugucunga Uwiteka amanutse kukureba kukugenzura yasanga waracunze izamu ryawe neza yasanga abagore yasanga buri muntu wese mu rugo rwe yaracunze izamu ryiwe abagabo namwe Uwiteka aramutse aje yasanga yaracunze izamu ryawe neza nshuti yawe waracunze izamu ryawe neza nshuti yanjye Uwiteka ari kuvuga ari kubwira buri muntu wese ngo acunge izamu rye igihugu ni igihe buri gihugu kigiye gucunga izamu ryacyo umugabo agacunga izamu rye ry'urugo rwe bana kujya gucunga izamu mu rugo rw'abandi umugore agacunga izamu rye n'abana be igihugu kigacunga izamu ryacyo nta gihugu kirindira ikindi hoya ahubwo igihugu gicunga izamu ryayo kigahagarara ku birindiro ese muvandimwe inshuti yanjye uhagaze ku birindiro neza ese uri kurinda ibirindiro byawe bimeze gute ibirindiro byawe umwanzi aje ntabwo yabitera Uwiteka ari kubwira abantu ngo buri muntu wese acunga izamu rye tugeze mu gihe cya kindi Pawulo yavuze ntabwo ari icya kera nicyo gihe turi mu gihe buri muntu wese azaba akunda kwihugiraho akunda kwikakaza buri muntu yirarira akunda imiya murimo murabibona ariko Uwiteka aravuga ngo mucunga izamu ryawe ibintu nk'ibyo bitera umugongo dore umupira uhagaze mu kibuga abantu benshi ntabwo bamenya ko umupira uri mu kibuga ntabwo bamenya ko umupira uhagaze mu kibuga turarangaye turi kwita ku by'ibindi bihugu turi kwita ku byo hanze ntabwo twirengagije yuko hari umupira uhagaze mu kibuga kandi Satani afite amacenga menshi
Uwiteka ari kutubwira ngo niturangara akadutsinda ibitego. Nurangara umwanzi arakwinjirana, mu rugo umwanzi arakwinjirana, aho ukorera umwanzi akwinjirane kuko warangaye. Satani afite amacenga menshi y'ikintu aguteye uyu munsi, ejo ntabwo ari cyo agarukana. Ikintu aguteye uyu munsi ntabwo ari cyo ejo agarukana. Wirangara, mureke tube maso. Nitwite ngo abantu ngo bavuze, nitwite ngo runaka ngo ari gukora gutya. Oya, ahubwo mureke tube maso, ducunge izamu ryacu neza, kuko nyamuneka Satani afite amacenga menshi. Satani ari kuza agateza umwijyane mu ngo, kuko abantu bananiwe gucunga amazamu yabo. Ducunge izamu ryacu. Nucunga izamu ryawe neza, nanjye ngacunga izamu ryanjye neza, nta mwanzi uzakwinjirana, nta mwanzi wese wagukanga, nk'uko umuririmbyi yabivuze. Nucunga izamu ryawe neza, buri gihugu kigacunga izamu ryacu. Nshuti yanjye, niducunga izamu ryacu neza, tugahagarara ku birindiro, tukongera tugasenga nk'uko bikwiye, tukareka gushaka imitungo n'ahantu izatugeza. Umwe aravuze ngo kubaho neza n'ibindi ni byiza muri iyi si, ariko ngo Uwiteka azamurindira ubugingo. Turi mu gihe cyo gucunga izamu ryacu, igihugu kigacunga izamu ryacu, tukareka guhangana, tukareka gucocyorana, tukora intumbiro imwe, dushaka ubwami bw'Imana bugishoboka ko tubibona, kuko hari igihe kizaza wamuhamagara ukagira ngo nubwo yabayeho akakwihorera. Cunga izamu ryawe, nanjye cungiza iryanjye. Niducunga izamu buri muntu wese, bundi reka nange urugero mu rugo niho byumvikana. Iyo umubyeyi yicaye agakitiriza, agacunga izamu ry'urugo rwe neza, nta muntu wapfa kuruvogera, nta mugabo wapfa kuza uko yiboneye ngaze kuvogera. Umugore wubashye Imana, wacunga izamu rye neza, agahagarara ku birindiro, nta muntu ushobora kuza kumuvogera. Nshuti zanjye, mureke twite ku murimo w'Imana, mureke tureke induru ziri hano hanze, mureke twe kwitanga ibiciro byazamutse. Oya, mureke ducunge izamu ryacu, tubane n'abantu bose n'amahoro. Ducunge izamu ryacu neza, twegere Imana nayo izatwegera, duhunge Satani nawe azaduhunga. Ndagira ngo mumenyeshe yuko ucunga izamu ryawe neza. Umwuka aravuga ngo ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero. Nshuti zanjye, mureke ducunge izamu ryacu neza. Niducunga izamu ryacu neza, tukongera tugahagarara ku birindiro, tugasengera igihugu cyacu, tugasengera ibyacu, nta muntu uzigera tunyaga. Ni ukuri, nta muntu uzigera tunyaga ibyacu. Ninde se wakunyaga? Ninde se wagutera? Nawe wahagaze ku birindiro, ugasenga, Uwiteka akongera akabana nawe, nta muntu wagutera. Mureke abanyamasengesho b'imitsi nini nibakita ibintu, nibakinyinyira umuntu, ahubwo baravuga ngo mbese ngo runaka niyo agiye akamusengera agataha ataha amuvuma ibyo yamubwiye, agasubira inyuma akabizirika, niyifuze ko bisohoka. Imana irababaye, irimo iratubwira, irimo iradukangura ngo nimukanguke, ducunge izamu ryacu neza. Haleluya, mureke ducunge izamu ryacu neza. Nshuti bavandimwe, mureke ducunge izamu ryacu. Umudamu acunga izamu ry'urugo rwe mu matorero. Imana irababaye, abantu barimo barajyanira amatorero, barimo barajyanira amaturo, ariko amaturo azatugeza kuki? Abaririmbyi buri muntu ari kwikakaza ngo niba uririmba neza, ibyo nta kintu bizakugeza. Nudacunga izamu ryawe neza, urasigaye, uratakaye, urasigara inyuma. Nudacunga izamu ryawe, rinda ururimi rwawe kuruta ibindi byose. Amaso yawe wiyarebesha idakwiye kurebwa, wikandarika amatwi, wijarajaza umutima, ahubwo kora intumbiro, gumana n'Imana,
dore abantu benshi basigaranye indimi, basigaranye gutitira, mwuka wera yaragiye, umwana yaragiye, basigaranye ingobyi, mwuka wera yaragiye, mwuka wera ntakiba mu bantu, asigaye ahantu hakeya. Nucunga ibirindiro byawe neza, gacunga izamu ryawe, igihugu kigacunga izamu ryacu, nta ntambara zizaba mu gihugu. Niducunga izamu ryacu, tureke kwimura Imana mu mitima yacu. Umuntu asigaye arasengaga ari hasi, yamara kugera hejuru mbese akasigaye avuga ati njye narashubijwe. Nibyo warashubijwe, ariko ibyavuye ku mavi birindishwa amavi. Inshuti yanjye, utabona usigaye wambara igitenge cya magana angahe, uba mu nzu igeretse kangahe, utegura amasorori magana angahe, ndagira ngo mubwire ngo ibyo ubona nudakanguka ngo ucunge izamu ryawe, ucunge n'ibyo ufite, nabyo biragenda, usubire nyuma yaho wari uri. Gusa ruje kutubwira ngo buri muntu wese nacunga izamu rye, aho umuntu akorera, aho umuntu atuye, mu nsengero ari gusengeramo, umuntu wese nacunga izamu rye, kuko narangara Satani aramwinjizamo igitego, kandi namwinjizamo igitego egare gukorwa n'isoni, egare guseba. Hanyuma rero Imana iratwishuguye ngo tube maso, ducunge amazamu yacu, ducunge agakiza kacu, ko nitugacunga Satani aratwinjirira dushiduke twaguye. Hanyuma nagira ngo nsubize umubyeyi Imana yadutumyeho, umwana w'Imana, kugira ngo niba nta kintu asigaje kutuba yatubwira asengera abantu b'Imana. Imana muri iyi minsi, Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Umuntu araba yarashonje, yarishwe n'inzara, akavuga ati Imana nuramukumaye ibyo kurya uzagaburira abantu. Imana ikareba uwo mutima afite, yarangiza ikamuha ibyo yayisabye. Ibyo yayisabye ntihagire ikintu na kimwe akora. Abantu bari kuvuga ngo umuntu ngo uramuhanga akajya kukuronga. Hoya, Imana ireba ikagucungira. Iyo ukomeje, nimba Imana iguhaye ibyo kurya, iguhaye umufuka w'umuceri, yego hari igihe umuntu aba agifite inzara y'ikirarane, ariko basi fata ikiro, ugenda uhe umuturanyi wawe, wirya wenyine, usangira n'umuturanyi. Imyenda, utanga imyenda wambaye ubusa, Imana irabibona ko wambaye ubusa. Urangije uravuga ngo niramuka uguhaye imyenda yo kwambara uzaza wambika abandi, ariko urambara imyenda ikazanira uruhumbu mu ivarisi. Naho kuvuga ngo urafata mugenzi wawe kandi ubona yambaye ubusa. Imana iri kubabazwa n'abantu yahaye ibintu barangiza bakabigundira. Imana iri kubabazwa n'abantu yagaburiye, bo ntibari kugaburira abandi. Imana iri kubabazwa n'abantu yambitse batari kwambika abandi. Imana iri kubabazwa n'abantu yahaye amafaranga. Nakuvuga ati basi, ariko umuntu aramusaba ati, agahita avuga ati ufite amaboko ko baje kugusaba. Yego hari n'ababitekamo imitwe ngo babuze ikintu, ariko wowe basi fata na 500, wigira uwo mutima, fata na 500 umuhereze, fata 1000 umuhereze. Ariko nagira ngo mubwire, Imana irababaye. Abantu bari kwikakaza ngo ni umuhanuzi, ngo afite amavuta, ngo Satani se ngo yaca he, ngo yakinjirira hehe. Ndagira ngo mubwire ngo nuguma kwikakaza, uwazamutse hejuru Imana ije kumucisha bugufi. Umuntu wese wishize hejuru Imana ije kumushyira hasi, ku buryo buri muntu wese azamubona akabona ko ari hasi. Imana iri kuvuga ngo wowe wishyize hejuru mu bicu, manuka, mayije kukumanura. Imana irimo irababazwa n'abantu yahaye umwuka wera, barangiza bakawukoresha iby'ingano zabo. Iri kumbwira ngo ingororano zabo bamaze kuzibona, ariko ifite agahinda, irababaye. Urajya gusengera umuntu ugatangira ukamusambanya. Imana ifite agahinda k'abantu bari kuyibesera ngo yavuze itavuze. Imana ifite agahinda kenshi. Ariko nshuti yanjye, hagarara ku birindiro. Nimba ufite uwo mwuka wera, nimba ufite ayo mavuta, nimba ufite izo mpano, zikoresha uko Uwiteka yaziguhaye. Zikoresha uko Uwiteka yaziguhaye. Mu gihe utari kuzikoresha uko Uwiteka yaziguhaye, utari gucunga izamu ryawe neza,
ukagendera muri icyo kiriri nyine ngo ni ahantu byaca n'udacunga izamu ryawe Uwiteka aje kugukoza isoni ku mugaragaro abantu bose babibone kuko utacunze izamu ryawe ibyo yaguhaye ntabwo wabirinze neza igihe urimo ntabwo uri kukirinda neza mureke turinde ijambo ryacu neza nagira inama abantu ducunge izamu ryacu neza wowe ubona ko wihebye wari igihe rega uba warangaye yego hari igihe intambara aba ari nyinshi ariko guma ku gicaniro guma ku gikumba usenge ucunge izamu ryawe wabona hari igihe ibyo bibazo ufite ariko wacitse intege garuka mu murimo w'Imana garuka ku murongo ucunge izamu ryawe neza Uwiteka yongera kugirire neza nakugira inama nanjye nyigira ucunge izamu ryacu neza tugagaruka ku murimo w'Imana tukongera tukegera Imana kuko Uwiteka nawe azazabana natwe amen murakoze yego ngaha dusengere abantu b'Imana ndagira ngo dusengere umuntu wese waba utsinzwe n'iri jambo cyangwa se ubutumwa bumukoze ku mutima akaba yitekerejeho akabona ataracunze izamu rye neza umugabo akaba ataracunze izamu rye aho akorera ataha umugore se urubyiruko se ndagira ngo dusenge duce bugufi kubaha Imana izibane natwe yongere tubabarire itwambike imbaraga tubashe gucunga izamu ryacu neza Imana y'amahoro Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa sengeye buri muntu wese ijambo rikoze ku mutima yemeye guca bugufi hagurukira ibyamuhagurukira nesha ibyamunesha cecesha amajwi yose y'umwanzi ningingira buri muntu wese ufite umutima umenetse ningingira buri muntu wese witekereje agasanga ataracunze izamu rye akaba agize umutima wo kugaruka mwami Yesu mwambika imbaraga z'umwuka wera mwambika imbaraga z'ubudahangarwa reka imbaraga zawe ziganze kuri we reka umufate umukomeze reka umuzirike kigufiya ndagusabye Nyiringabo Imana gumana nawe agize umutima umenetse ndakwinginze Kristo reka uzubane nawe ijambo ryawe rigeraho rimukura naho rimushyitsa umwoherereze mwuka wera ajya amuyoboraho abona ko agiye gusubira inyuma mwambike imbaraga bashe gucunga izamu rye neza turagusabye ngo dushoboze gucunga izamu ryacu neza turagusabye ngo uzubane natwe udushyigikire Mana buri muntu wese wifuje kongera kugaruka imbere yawe wifuje kongera gucunga izamu rye witekereje akabona aho akorera aho atuye muri sosiyete runaka ataracunga izamu rye neza ndagusabye ngo umwoherereze mwuka wera amufate amukomeze namagana Satani mu izina rya Yesu Satani uri guteza abantu uburangare mu izina rifite ubutware n'ubushobozi ndaguhamagaye ngo uze mwami Nyiringabo Imana uze uduhe kuba maso uduhe kugumana nawe itwigishe kubara neza iminsi yacu tubashe kumenya uko dutunga imitima y'ubwenge niko ningingiye buri muntu wese Nyiringabo Imana ngo umushyigikire umukomeze umubere akabando abashe kwicumbikisha muri iyi minsi ko iyi minsi irakaze n'iminsi uruhije abagenzi dusabye mwuka wera ngo azadushyigikire abane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Yes, murakoze cyane abantu bose mukurikiye ijambo ry'Imana tumwa Imana yarimuhaye kugira ngo atuzanire gucunga izamu ryawe ntabwo ari ubwirwa wenyine nanjye ndabwirwa n'undi arabwirwa wese wowe dukurikiye cunga izamu ryawe neza hanyuma reka tugusabe utange nimero umuntu yakuboneraho aramutse agukeneye. Nimero mwamboneraho 0785 777 yego urakoze cyane utakora subscribe yikoreshe like comment isangize n'abandi yano byacu nakagaruka ciao ciao ciao.